nitwa Serivu. Abantu benshi muranzi ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubu ngubu ndi umushomeri. Kuba ndi umushomeri rero nabonye ntakicara nunguka igitekerezo cyo kuba nakihangira umurimo, ariko nkihangira umurimo mu myanya y'ubuyobozi ariko itarimo abantu. Ubwo rero icyiciro cyiza nabonye ni nko mu myanya y'abaminisita. Twabonyemo ba minisitiri b'intebe, tubonamo ab'uburezi, tubonamo ab'ubuzima, ariko kuri minisitiri w'intebe nagiye kureba nsanga nta minisitiri w'igitanda uhari. Aho rero niho nakuye igitekerezo cyo kuba nanjye naba minisitiri w'igitanda. Ubwo rero ku bijyanye n'ibigwi byanjye rero, ubu ngubu kuryamira rwose ni ibintu byanjye. Ikintu bita kugona nabifatiye certificate. Ubu ngubu rwose numva nta muntu wabindusha. Noneho ku bijyanye no kunyara ku buriri, ejo bundi rwose narabikoze mu majoro biratambutse, nanyaye ku buriri rwose mu rugo bigeraho baritonganya mpita mvuga nti rwose ibintu byanjye ndi kubikora neza. Ubwo rero nkaba nasaba Rwanda fomu kuba yampiza nka kamatera kamwe nkajya ndaraho, ibiringiti, amashuka, ibyo rwose ndabyifitiye. Ariko nk'uko mubizi mu buzima busanzwe nta poroje rwose itagira imbogamizi. Ubwo rero aba bantu bakora imibavu, amapuderi, nabasaba kuba bantwerera nk'umubavu umwe nkatera mu cyumba ndaramo rwose, kuko ntababeshye kimaze kunuka rwose kandi ntariyamamaza.